Radio Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda Rwanda National Congress rivugira hano Washington DC muri Amerika. Ubwo twongeye kubasuhuza, mwaramutse ab'i Rwanda hirya no hino abanyarwanda muri namwe turabasuhuje, mwiriwe cyangwa se mwaramutse. Ubu dutangiye ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba, muri kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa. Mu mwanya turaza kuba dufite umushyitsi turi buganire ari butugezeho uko urubanza rwa mugenzi wacu Victor Ingabire aho rugeze. Ariko ubwo nagira ngo mwitangiriro tubabwire nomero yo mushobora guhamagara. Inomero mushobora guhamagara ni 347-945-644-9. Kandi twongeye tunabibutse ko ntabwo ari ngombwa guhamagara iyi radio, mushobora kuyumva mukayumvira kuri internet. Cyokora abakwifuza kuyumva bakoresheje guhamagara namwe mushobora kubikora. Naho ubundi ibiganiro byacu niyo birangiye abantu bashobora kumva ibyo biganiro nyuma no kubishakira kuri internet. Ubwo no kujya kuri Blog Talk Radio, hanyuma mugashyiramo Radio Itahuka, noneho ikabagezaho ikiganiro uko kiba cyahiseho. Ubwo rero nanone twongeye kubasuhuza mwese. Ibiganiro byacu biracyatangiye, cyokora turimo kugerageza kureba uburyo twazanaho mugenzi wacu uri kure yacu, ntabwo ari hano muri Amerika. Ubwo turacyagerageza ibyuma kugira ngo tumuzaneho, mutwihanganireho gatoya. Kumva? Ndabumva, mukomere. Mukomere. Ni mwiriwe cyangwa ni mwaramutse? Ni byombi, ariko cyane cyane ni mwaramutse kuko ngubu ni saa 9 y'ijoro hano. Yes, mutubabarire kuba hamagara no kubashyira kuri gahunda muri aya masaha. Ubwo ngubu abaye ni ubandurugi, nta kundi byamera. Ni twe bishimishije kubona mbese kaduhaye amahirwe yo kugira ngo tugire icyo tuvuga kuri radio. Nkaba nabukereye mbese ntegereje. Murakoze cyane. Ubwo ngira ngo tubwire abatwumva ko mugenzi wacu turi kumwe kuri uyu mugoroba ni 6B Musangamfura. Ubwo nagira ngo wenda mu magambo make wibwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ibyo ushinzwe mu ishyaka FDU Inkingi. Ndabashimiye bwana Dr. Theogene Rudasingwa ko mu mahirwe nyine yo kugira icyo mbwira abumva Radio Itahuka. Amazina ndumva ntayatindaho mwayavuze. Nabaye umunyamakuru mu Rwanda mbere ya Jenoside, nza kuba umwe mu bakozi bakuru ba leta nyuma y'intambara. Nza guhunga mu mpera za 1995. Ubu mba mu gihugu cya Finland, nkaba nshinzwe iby'ububanyi n'amahanga mu mutwe wa politiki FDU Inkingi. Murakoze. Ikiganiro cyo twagira ngo tugeze ku batwumva kuri uyu mugoroba ni ikiganiro gishingiye kuri kimwe mu bibazo byo dufite cyugarije u Rwanda cyane. Ni ikibazo cy'abantu bafunzwe bazira ibitekerezo byabo cyangwa se bazira
ibikorwa bigamije kugira ubwisanzure kugira ngo bagire nabo icyo bamarira igihugu cyabo. Ni muri urwo rwego twagira ngo tuganirize ku bintu bijyanye na Madame Victoire Ingabire ubu maze igihe afunze. Nagira ngo mbanze nakubaze, akenshi duhita tujya muri ibyo bibazo bya politiki ariko tukibagirwa ubuzima bw'abo bantu bo tuba tuvuga. Nagira ngo ntangire nkubaza ubu ngubu ubuzima bwa Victoire Ingabire bumeze bute, ese umuryango we umeze ute? Muri make amakuru ya nyuma dufite nuko ari aho afite morale. Mu by'ukuri umuntu yafunzwe cyane cyane afungiwe ibitekerezo bya politiki kandi azi ko arengana, kenshi usanga ahagaze neza. Icyo yifuje kuva na mbere mu butabera nyabwo nibwo yagitegereje, nibwo giharanira. Ikindi yagize amahirwe, umuryango uramushyigikiye cyane, ndetse n'abasangirangendo muri politiki n'abanyarwanda benshi mbese bagiye bakurikira ibyo aharanira baramushyigikiye, nabyo bikamwongera morale. Umuryango we rero nawo ikiwushishikaje ni ubutabera, nicyo nabo bifuza. Baravuga bati ubutabera nyabwo nibwo dutegereje, maze leta ireke kuburanira mu binyamakuru no kuburanira umuhisi n'umugenzi, ishyire ibimenyetso bifatika mu rukiko maze tuburane. Ubu Victoire Ingabire amaze iminsi 505 muri gereza nkuru ya Kigali, azira ibitekerezo bye bya politiki. Nkaba numva nabisobanura mu magambo avunaguye, ariko yenda nareka mukambaza ibibazo nkagenda nsubiza. Mu mwanya wenda ndaguha umwanya kugira ngo wenda ubwire abatwumva uko byatangiye. Nacyo nagira ngo nkubaze, byatangiye bite, byaje kugera mu munyururu ati? Kuko impamvu dukwiriye kubaza bene iki kibazo tukanasobanurira abanyarwanda, rimwe na rimwe wenda hari igihe abanyarwanda bibaza, ni ukuvuga bari mu gihugu bo batanashobora no kuvuga, ndetse n'abari hanze abantu bashobora kuvuga bati iyo bumvise ngo kanaka yakatiwe, umunyamakuru yakatiwe imyaka, Ingabire yakatiwe imyaka, Mushayidi bamukatiye burundu, abandi hari aho bacira imanza badahari bakabakatira imyaka myinshi nk'abatwebwe. Hari igihe abantu bavuga bati wenda koko ibyo bintu bigomba kuba bifite ishingiro. Ibya Victoire Ingabire byatangiye bite? Urubanza rwe mu by'ukuri nk'uko nza kubyerekana ni urwa politiki, ruraburanirwa mu rukiko mu buryo bwa propaganda bwa nyirarureshwa, ariko mu by'ukuri urubanza rurakirwa mu biro bya Kagame, ndetse n'ikimenyimenyi aho anyuze hose cyangwa se n'abambari be bagenda babwira umuhisi n'umugenzi ko iyo mbohe nyine ikurikiranyweho ibyaha bitandukanye nza gusobanura. Mu by'ukuri yageze mu Rwanda muri Mutarama 2010, aje gupiganira umwanya wa perezida wa Repubulika no kwandikisha ishyaka kugira ngo ryinjire mu matora kandi rikorere mu gihugu. Ku itariki 8 Gashyantare umwaka wa 2010, mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye n'abanyamakuru, yavuze ko ikibazo cya Madame Victoire Ingabire kidakomeye, ati dufite urukuta rw'amategeko nirwo ruzarangiza ikibazo cye. Bukeye bw'uwo munsi nibwo ibiro ngenzabyaha mu Rwanda bazi ku izina rya CID bitangiye kumuhamagaza muri za interrogatoire za buri munsi zitarangira, ari nako Perezida Kagame amutuka uko afashe ijambo haba mu gihugu, hanze yacyo no mu itangazamakuru. Ku wa 20 Mata ubwo baramufata, arara muri kasho, bukeye ararekurwa. Noneho bakomeza kumuburabuza, ariko ku buryo ku itariki 14 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2010 bongeye bakamufata, bamaze icyumweru bagosa urugo rwe. Icyo gihe basobanuriye abantu ko bamufashe ngo kubera ko baraye bafashe inyeshyamba kabuhariwe bakayifatana ibimenyetso yari ihunganye ngo ijyanye muri Kongo,
ngo bikaba birimo amabaruwa bandikiranaga, impapuro z'amafaranga Ingabire yamwohererezaga na gahunda z'ibikorwa by'iterabwoba umutwe w'inyeshyamba bamwitirira ngo wateganya gukora mu Rwanda. Nyuma mu rubanza rwakurikiyeho basuzuma icyemezo cyo kumufunga by'agateganyo, abamwungana basabye ibyo bimenyetso bike byatanzwe icyo gihe byarimo inyandiko zagaragaje ko ari impimbano zananditswe, mbese Victoire Ingabire afunze n'uwo nguwo umushinja nawe yitwa ko afunze, ugasanga ari ibintu avuga ngo ni ibyo bita za email, ni ukuvuga izi nyandiko abantu bandikirana mu buryo bwa internet, ugasanga amatariki zasohoreweho mu mashini ari amatariki abo bombi bari bafunze, kandi uwushinja atari afite ububasha bwo kwegera imashini ngo ajye kubyiyandikira. Icyo gihe umushinjacyaha baranabimubajije mu rukiko rwose, areba hasi aravuga ngo icy'ingenzi ngo ni ibyo ariho avuga, ngo ntabwo ari ayo matariki agaragara kuri ibyo ngibyo. Bityo rero ugasanga ikibazo gikomeye nk'icyo cy'umuntu uvuga ati mfite ibitekerezo bya politiki kandi agaragaza koko ati ndahamagarira abanyarwanda kugira ngo twubake demokarasi nyayo, tuzane ubutabera nyabwo muri iki gihugu, ukamufata ukamufunga, ibyo ushingiyeho uvuga ngo wabifatanye, ngo wamufashe kubera ko hari umuntu wafatanye umurundo w'ibimenyetso, bya bimenyetso abantu bakerekana ko ari ibifitirano, ukaba ngo icyangombwa ngo nuko ngubyo tumukurikiranyeho bikomeye, n'urukiko ruti ibyo yakurikiranyweho birakomeye n'abafunze azaburane. None umwaka n'igice urashize, urwo rubanza rugenda rwimuka. Ikindi nanone nk'uwo nguwo bitaga inyeshyamba kabuhariwe ngo Majoro Vital Uwumuremyi umushinja, bavuga ko ngo yahoze mu ngabo za mbere ya 1994, ingabo bitaga inzirabwoba FAR. Ibyo avuga mu by'ukuri bikurikiye usanga yarabiteguranye n'inzego z'iperereza. Ntiyigeze aho mu ngabo z'u Rwanda mbere 1994 kuko yari umushoferi w'umusivili icyo gihe. Ibyo bavuga ngo yabaye majoro umunyeshyamba za FDLR muri Kongo nabyo nta shingiro, uretse leta ya FPR bivuga. Nta hantu na hamwe handi bigaragara ko umuntu yigeze aba majoro mu gisirikare icyo ari cyo cyose, cyaba se icya leta cyangwa se n'ikinyeshyamba. Yatahutse mu Rwanda muri 2009. Mu by'ukuri urebye ibyo avuga n'ibyo akora biragaragara ko yari intasi yakoreshwaga kugira ngo afashe ubutegetsi bwa Kagame gukurikirana ibya FDLR muri Kongo, ndetse n'ukuntu asobanura uko yabonanye yatangiye kuvugana na Victoire Ingabire, nabyo usanga mu by'ukuri yaratumwe kuko ariyemerera ko ubwe ari we wamushatse, amwandikiye kugira ngo bavugane, akanamugezaho igitekerezo ati dushobora kugufasha niba ukeneye abasirikare. Nyuma ibiramambu mu rubanza procureur ati uyu Vital Uwumuremyi ndamusabira imbabazi cyangwa se igihano gitoya kubera ko yemeye kudufasha, maze uwashinja bati turamusabira gufungwa burundu. Ngubwo ubucamanza tubona mu Rwanda. Ubu se bikaba bihagaze biti, kubera ko bisa nkaho nubwo leta y'i Kigali ni ukuvuga Kagame n'abambari be rimwe na rimwe bakora ibintu nk'ibyo batekereza ngo barishakira ibisubizo, hari igihe nabo basa nkaho bagwa mu mutego wabo, bya bindi ngo umutego mubi ushibukana nyirawo. None se ubu ngubu bihagaze bite? Leta irakora iki, cyangwa se abahagarariye Victoire Ingabire ubu ngubu ibintu byifashe bite? Muri make mu by'ukuri ubu ngubu ibyaha bamurega byose barabitangaje, mbese kuva muri Mukoboza 2010 hari icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside, icyaha cyo gufatanyacyaha mu bikorwa by'iterabwoba, icyaha cyo gukurura amacakubiri, icyo kwamamaza nkana ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi buriho, icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo ngo bagamije igitero cy'intambara, n'icyaha cy'ubwinjiracyaha bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho hakoreshejwe iterabwoba n'intambara. Ibyo byaha byose amategeko akoreshwa mu Rwanda ubu abiteganiriza iyo wegeranije mbese ibihano byose bagiye basaba.
urasanga harimo nyine igihano cyo gufungwa burundu. Ariko kuva urubanza rwatangira, bwa mbere na mbere abunganira Madame Victoire Ingabire berekanye ko amategeko yo mu Rwanda atemera mbese gusubira inyuma ku itegeko rihana, cyane cyane ko ibimenyetso byinshi cyane bashingiragaho amategeko abihana yatowe, mbese ibyo bimenyetso igihe cyabyo babivugamo byabayemo ayo mategeko yaratarabaho. Noneho ibindi bimenyetso bikaba bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se ngo gukura amacakubiri, ngo kubera ko Madame Victoire Ingabire yavuze ko mu Rwanda ubwicanyi bwibasiye abahutu n'abatutsi, ko mbese ubwo bwicanyi ubutabera nyabwo ko bugomba kureba abanyarwanda bo mu moko yose, ari abahutu ari n'abatutsi, ari abari mu butegetsi kiriya gihe, ari abari mu ngabo zari mu Rwanda icyo gihe, n'abari mu ngabo z'u Rwanda z'iki gihe, n'abari ku butegetsi iki gihe. Kubera ibyo rero bati kubera ko ashinja abahutu agashinja n'abatutsi, uyu muntu agamije ivangura. Hano mu gihugu ntitukivuga abahutu ntitukivuga abatutsi, turi abanyarwanda gusa. Ikindi bakavuga bati ingabo zatsinze ntawe ushobora kugira icyo zirega, nyamara hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko bamwe muri izo ngabo nyine bagize uruhare mu bwicanyi bwibasiye inyokomuntu. Urubanza rero aho rugeze bagiye barusubika inshuro nyinshi. Leta y'u Rwanda yarasabye ko ngo itegereje ibindi bimenyetso bigaragaza ko ifite ukuri, ibimenyetso byaturuka mu gihugu cy'Ubuholandi, aho biziye bimera nka wa musozi wavuyemo akabeba, kubera ko ibyinshi biragaragaza ko ni ibintu byabaye mu 2007, 2005, 2008, nyamara itegeko rihana iby'iterabwoba mu Rwanda, iryo tegeko ryatowe muri 2008 ritangazwa mu mwaka wa 2009. Bityo rero ugasanga n'ibimenyetso nubwo ari bifitirano, itegeko bashaka gukoresha bahana Victoire Ingabire ni itegeko ryatowe, ibyo bimenyetso bashingiraho mbese byarabaye. Noneho niyo utajya mbese tutagiye no mu kuri kw'ibyo bimenyetso, itegeko ubwaryo icyo gihe nta nubwo ryari riri. Ubwo ibyo bimenyetso byo mu Buholandi aho bitangiwe, imyanzuro yatanzwe mu byumweru bibiri bishize, hanyuma abunganira Victoire Ingabire basaba ko nabo bahabwa igihe cyo kubisuzuma, bakaba bazasubira mu rukiko ku itariki 12 z'uku kwezi kugira ngo bakomeze baburane. Ikigaragara nuko uko bagiye mu rukiko hakagaragara ingingo zerekana ko leta iri ikoresha ibintu byo gufitira, leta isaba ko urubanza rwigirayo bigiye gushaka ibindi bimenyetso. Perezida Kagame ari ngira ngo muri Uganda hambere ahangaha yavuze ko nk'ukuntu babivuze yashemuca urubanza, ariko yavuze ko nako n'abashinjacyaha kuva byatangira bavuze ko bafite ibimenyetso simusiga. Ese ibyo ngibyo niba bitabangamiye urubanza, si ngombwa ngo icyo ngicyo gisubize, ibyaturutse mu Buholandi ni ibiki? Mu by'ukuri ibyaturutse mu Buholandi ibyo twabonye, hari amafaranga nk'igihumbi y'amayero akoreshwa mu Burayi, ngo yohererejwe umuntu wabaga muri Congo w'Umuremyi Vitali. Hanyuma hakaba za telefone zavugishije ngo abantu batandukanye bo hirya no hino, hakaba n'utundi ngo twerekeranye n'ibyo ngibyo byo kwandikirana ku buryo bwa interineti, bishobora kuba byarabaye hagati ya Victoire Ingabire na bamwe muri abo bamushinja. Ibindi bikaba ari inyandiko iby'ibitekerezo, mbese abantu bagenda bandika ku bintu binyuranye birebana na politiki yo mu Rwanda n'imitegekere y'igihugu. Bakavuga rero bati ibi bintu nibyo tugomba gushingiraho twerekana ko uyu muntu yagize uruhare mu iterabwoba, ku icyaha cy'iterabwoba, mbese akwiye kugikurikiranwaho. Mu by'ukuri ibyo bashingiraho iyo birebye, cyane cyane no kuvuga ngo amayero cyangwa se amadolari 1000, nawe se abantu bakoze intambara koko
bavuga ngo umuntu yohereje amadolari 1,000 kugira ngo hakorwe umutwe wa gisirikare kugira ngo uzahungabanye umutekano mu Rwanda. Abantu bakoze intambara bazi ukuntu intambara irya amafaranga n'agafaranga ikarya abantu n'utuntu n'iki, bakavuga ngo amadolari 1,000 yaragiye gukora intambara. Ikindi cya kabiri ni uko n'umuntu utanga ubwo buhamya bwo mu Buholandi, uwo muntu aranavuga ati umugabo wanjye leta y'u Rwanda iriho ubu ngubu yari igiye kumwica ngo kubera ko yanze kuba intasi ya leta, agatanga n'amatariki akavuga n'igihe n'ukuntu ngo bari bagiye kwica umugabo we. Victoire Ingabire akavuga ati uwo muntu niba afite ibyo ashinja akanashinja leta azaze hano abisobanure, ndetse na leta abayobozi bakuru ba leta bazaze mu rukiko nabo basobanure koko ibyo bintu by'uko bajya kwica abantu hanze y'igihugu, babisobanure hano maze turebe ko ibyo bimenyetso biriho bitangwa koko leta y'u Rwanda yifuza ko kuri kumenyekana, cyangwa se niba atari ibintu iriho igenda ikoresha ngo igende itoratora ko yifuza kugira ngo ibone umutwe w'umuntu ishaka. Ndumva muri make yenda ari nk'ibyo naba mvuze, ariko n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose mwabaza cyerekeranye n'urubanza kubera ko turukurikira buri munsi nakibagezaho. Iyo ugereranyije ibindi birogo bifata ku bantu bari mu minyururu kuri iki gihe, no kuvuga ba Ntaganda, ba Deo Mushayidi, twagize Imana ejo, turabishimira Imana ko Karoli Ntakirutinka yavuye mu munyururu nyuma y'imyaka 10. Imanza zose zagiye zishingwa, bakayumba baciwe imyaka 24, Gahima 20, Karegeya 20, Gasingwa 24, n'imanza bariya banyamakuru bafunzwe umubona bifitanye isano ki? Isano yari ikomeye kubera ko abo bantu bose icyo bahuriyeho nuko bavuga bati igihugu kirategekwa nabi. Igihugu kirategekwa na Kagame n'agatsiko k'abantu bake cyane kari iruhande rwe kamufasha kuyobora, kakica uwo gashaka, kagakiza uwo gashaka. Uwo ari we wese utunze agatoki aho ngaho ati hano hari igitugu, hano hari ubwicanyi budasobanutse, ubu butegetsi bugomba kugira ibyo bubazwa. Uwo muntu aregwa iterabwoba, aregwa amacakubiri, aregwa kwamamaza ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi buriho, aregwa kurema umutwe w'ingabo cyangwa se no gutera za grenade n'ibindi. Uwo muntu aregwa ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kumucisha umutwe, ku buryo rero ari abo bose muvuze icyo bazira ni kimwe, nuko barwanya ubutegetsi bwa Kagame, nta kindi. Ku rundi ruhande kuko birababaje kandi biteye agahinda kubona igihugu nyine kibaho kitagendera ku mategeko. Ikintu arimo kwibaza ko twese tuzi ko nta butabera umuntu ashobora kubona muri system imeze ityo. Hari ababibaza bati se bifite kamaro ki kugira ngo n'umuntu yemere no kuburana? Mu by'ukuri ikibazo cya mbere iyo bavuze bati tube nk'urugero natanga nko kubiberekeye mwebwe Dr. Rudasingwa cyangwa se na Lieutenant General Kayumba cyangwa se Colonel Karegeya cyangwa se na Dr. Gahima Gerard, bagize batyo babacira imanza mudahari, nta kintu na kimwe mwigeze mwisobanuraho habe namba. Ntihabuze abantu mu Rwanda bashobora kuba bibaza bati yenda hari ibyo babariga bifite ireme, ibyo bavuga yenda se ntabwo abantu baba barakoranye na Kagame banakorana nawe hafi nkamwe. Ndibuka nanjye hari igihe nari mu Rwanda muhari mushinzwe muri directeur de cabinet mushinzwe ibiro bye, ku buryo nyine mbese abantu baravuga ati abantu bakoze imirimo nk'iyo cyangwa se n'abandi nta kuntu babafata gutya cyangwa barege banabacira imanza banabakatira imyaka irenze 20 ntacyo bashingiye. Niyo mpamvu rero na Victoire Ingabire yavugaga ati
kubera ko bafite byinshi cyane bariho bavuga bandega, ni byiza ko mburana nkerekana ko ibi bintu byose ari ibifitirano. None se ubundi Perezida Kagame yaba afite ibimenyetso nyabyo koko nk'uko yagiye bitangaza, kuki yagiye kubiburana mu binyamakuru byose agiye ahura nabyo, ku maradiyo hirya no hino n'amateleviziyo, mu madisikuru yose, kandi azi ko afite ibimenyetso, hari n'inkiko ziri mu Rwanda? Ubwabyo byagaragaje ko ubucamanza buri mu Rwanda ko ari izina gusa, ko mu by'ukuri ari ikintu kimeze nk'igishushanyo kiri aho, noneho imanza akazicira ahandi hantu yishakiye. Kwemerera kuburana ni imwe mu nzira zigaragaza ko nta butabera buhari, kandi icyo kintu kiriho kiragaragara. Reka nayo ukomeza kuko iharangiye gufungura imiyoboro ho gatoya turebe. Hari abantu mba ndeba, ndabona abantu 19 bateye umurongo. Reka ndebe niba ari abashaka kubaza ibibazo cyangwa se ari abumva gusa, hanyuma turaza gukomeza. Ndabona umuntu ufite inomero irangizwa na 66555. Hari icyo mushaka kubaza? Ni Celestin muri Michigan. Ndashaka kubaza kuri iki kibazo rero, abantu bose tuzi ko mu Rwanda inkiko z'u Rwanda zidakora, ariko abo bahagarariye ishyaka FPU bakaba bari hanze bashobora kuvuga, bafite ahantu bashobora kuvugira ikintu bashobora kubwira abanyarwanda. Ntabwo tuzi ruriya rubanza rwa Ingabire ruzamara. Ashobora nigeze kumva hari ukuntu umucamanza yigeze kuvuga ngo n'imanza za ruzazimara n'imyaka 10. Ntabwo mbizi icyo gihe bakomeje kugeza icyo gihe niba yatubwiye ikintu baba bateganya gishobora gukorwa, bishobora gutuma koko bigaragara ko mu Rwanda nta butabera buhari, abanyarwanda bakeneye ubutabera iba hari gishobora kuba cyakorwa hagati aho ngaho. Nicyo nashaka kubaza. Nahita nsubiza? Yes, ujye uhita usubiza rwose. Nagira ngo nshimire uwo munyarwanda utuye Michigan. Mu by'ukuri icya mbere ruriya rubanza rumaze kugaragaza nyine nuko nta butabera buri mu gihugu. Urubanza rutangira, induru yaravugaga rwose, leta ivuga iti dufite ibimenyetso simusiga. Urubanza rumaze gutangira nibwo batangiye kuvuga ngo nizarusha ngo zimara imyaka n'imyaka myinshi cyane. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri uko urubanza uko tugenda dutera intambwe muri uru rubanza, hakagira ibintu bigenda bigaragara, leta isaba ikindi gihe cyo kugira ngo ishake ibindi bimenyetso, igire ukundi kuntu bigenza, ikagenda ibyigizayo. Ntituwe ko uca urubanza ari nawe ureka. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri n'ibyo byose ni n'ikinamico. Muti turateganya iki kugira ngo mbese ubwo butabera bwa Nyirarureshwa abantu babugaragaze, cyangwa se no kugira ngo ubwo butabera bwa Nyirarureshwa igihe buzaba bwaciye n'urubanza rutari mu buryo nk'uko biriho bigaragara, turateganya gukora iki ngo tugaragarize ari abanyarwanda ari n'isi ko ibintu tutabyemera. Mu by'ukuri abanyarwanda, igihugu ni icyacu twese. Abanyarwanda icya mbere byari ngombwa ko babona uru rubanza imiterere yarwo, bakabona ibibazo nyabyo bihari, bakanabona n'iriya shusho y'ubutegetsi abantu bavugiraga mu matamatama. Murabona mu Rwanda abantu 100,000 bacira imanza na za gacaca zibogamye, za gacaca zifite inenge nyinshi cyane zagiye zivugwa n'abantu banyuranye. Murabona izi manza bariho bacira abantu bose, izi manza za politiki bacira abantu bose bavuze bati ubu butegetsi burakora nabi. Ibi bintu hari mu gihe cyashize byarabaga abantu bakavuga bati yenda ubu butegetsi abantu baraburwanya yenda kubera ko ari ubutegetsi buvuga ngo nubwo abatutsi, nyamara ntabwo abatutsi aribo batumye Kagame gukora ibyo akora mu Rwanda, nta nubwo anabikora mu izina ry'abatutsi. Noneho abantu babivuga bati abantu bavuga biriya bafite ingengabitekerezo cyangwa se ivanguramoko. Mu by'ukuri rero kiriho kigaragara ubu ngubu nuko nta butabera buhari. Abanyarwanda ikibazo kiri imbere yabo. Abanyarwanda baba ari abize, baba ari abatize, baba ari abaturage, baba ari n'abandi, ikibazo kiri imbere yabo.
ubwo butegetsi bumeze gutyo bazabwemera igihe kingana iki? Bazakomeza babwemera igihe kingana iki? Kubera ko ntabwo bya bihe by'uko umuntu yavumbukaga hari akavuga ati jyewe mfite imbaraga cyangwa se nshobora kureba ibyo nakora byatuma mpindura ibintu gutya, icyo gihe cyararangiye. Kubera ko iyo bikoze gutyo nawe niko biguhindukirana. Ibyiza ni ukubanza ukereka abantu ibibazo uko biteye, noneho bo ubwabo bakavuga bati yemwe bati ibintu ntitubyemeye. Kandi abanyarwanda hari igihe bagiye bakiza impaka nyinshi cyane zireba igihugu cyabo. Iyo usubije amaso inyuma ukareba mu mateka y'igihugu, ibyo bintu byabaye inshuro nyinshi cyane. N'ubu rero na Kagame biri akora n'ibyo agenda asobanura hirya no hino, arabizi ko ari abanyarwanda nyine kandi ko bamureba. Umugani ngo u Rwanda urusasira imigozi rukayiguhambiriza waciwe kera cyane tutarabaho natwe. N'ubu rero nabwo ndemera ko imigozi Kagame ariho asasira u Rwanda ruzayimuhambiriza. ngo usasira imigozi bikagenda bite? Dusubiriremo. Ngo u Rwanda urusasira imigozi rukayiguhambiriza. Yes. Uwo ni umugani waciwe kera cyane. Okay, reka dufate ikibazo kindi. Ndabona umuntu ufite inomero yihererukana 2993. Hello, muranyumva? Yes, turakumva. Hello. Ngiye nitwa Karaveri nk'abantu mu karere ka Chicago. Ikibazo mfite ndavugira urubyiruko ruri hanze, urubyiruko rwakuriye mu mahanga ari Buraya ndetse ari na hano muri Etats-Unis. Murateganya iki kugira ngo urwo rubyiruko ruri hanze kandi rumaze kumenyera ubuzima bwo hanze kugira ngo rukomeze rurwane intambara ikomeye igihugu cyabo? Ese murateganya kujya mubasura, mubagenderera, kwicarana nabo, kuvugana nabo, kuko abenshi barasa nkaho batangiye kuba comfortable mu mahanga, kandi abenshi nkatwe turwana iyo ntambara kandi tuzakomeza kwirwana, turagenda dusaza ariko ese murateganya iki kugira ngo iryo shyirahamwe ryanyu izakomeze umurego kandi abasore bagenda babyiruka babe present interessant ku bitekerezo byanyu? Murakoze. Murakoze bwana Claver. Mu by'ukuri haba ari muri FD inkingi, haba ari no mu ihuriro RNC, mu bikorwa dukora turazenguruka hirya no hino, turagerageza cyane cyane gusobanurira urubyiruko ruri mu mahanga n'abandi banyarwanda n'abakuru, kuko nabo hari abagiye bagera hirya no hino baravuga bati reka dushake ubuzima aho turi, ariko mu by'ukuri biriya mu Kinyarwanda bavuga bati amazi arashyuha ntabwo yibagirwa iwabo wa mbeho. N'uwaba ameze ate ubu ngubu yenda se akaryama agasinzira, ni hahandi azageraho, cyangwa se buri hari ikintu kizajya gihora kimwibutsa ko akomoka hariya kandi ko hari ibibazo. Nkatwe tuba mu mahanga aho tuba hose, ibyo twageraho byose ni hahandi n'abafite ubwene gihugu bwaho bari, ni hahandi iteka niyo navuze ati iyo bamubaje bati uri umufaransa, n'abati ndi umufaransa kuko mfite ubwene gihugu, mfite passport y'Abafaransa, baravuga bati ariko ukomoka hehe? Bati turavuga aho ukomoka, iwanyu ni hehe? Iwanyu ni hehe? ni ukuvuga yuko n'urwo rubyiruko nubwo ruriho rumenyera aho ruri, rukaba ruhabona imibereho kuko ni naho bariho biga, mu by'ukuri niho bariho bakorera, ni hahandi bafite aho bakomoka, bafite aho ibisokuruza byabo bikomoka, ni hahandi aho hantu ibyo byiza bariho bareba aho bari, bakwiye no kubiharanira iwabo. Turoro turazenguruka hose tubasobanurira, tubereka ko ubwo bwisanzure bafite aho bari, uko kumererwa neza bafite aho bari, ko mu gihugu hari miliyoni 11 z'abanyarwanda nabo babikeneye, nabo babyifuza, ku buryo rero abanyarwanda ari abakoze
amahinduro yose yagiye aba mu gihugu cyacu, ari abubatse igihugu bakakigeza aho kigeze ubu ngubu, abo bose ni abanyarwanda, kimwe n'urwo rubyiruko narwo ni abanyarwanda. Wa mutima wo kugira ngo igihugu cyabo bagiteze imbere, bacyubake, bakigire neza, nabo barawufite, n'ubwo aho bari yenda muri iki gihe bamwe bashobora kuba batazi neza ibihabera mu gihugu. Niyo mpamvu rero tuzenguruka dusobanura tuvuga tuti igihugu cyanyu, igihugu cyacu dore uko kimeze. Ibi byiza tubona hano abanyarwanda miliyoni 11 nabo barabikeneye, kandi igihugu cyabo kirabifite, nimuhaguruke. Twongere tugaruke ku by'urubanza rwa Victoire Ingabire ndetse n'ikibazo cya bagenzi bacu bose bagifunze. Amahanga dukunze kuyabwira ibibazo nyine by'u Rwanda rufite, ari n'ahangaha muri iki gihugu cya Amerika, ari no mu Bwongereza, ari naho aho ngaho mu Burayi, aho mujya hirya no hino, tujya hirya no hino mu manama dukora hirya no hino, imyigaragambyo twakoze umwaka ushize, buri gihe tuzana icyo kibazo cya Victoire Ingabire na bagenzi bacu. Nta muntu n'umwe tubibwira, iyo ubareba ku maso ushidikanya ko ari ikibazo cyabuze igisubizo. Rimwe na rimwe tukanababwira tuti dushimye ko wenda mutategeka Kagame ngo narekure abo yafunze, ariko iyo mwicaye imbere ye mumubwiza ukuri, ngo mumubwire ngo aba bantu bafunze bafungiye iki, ubutabera bumeze bute. Ngira ngo urabizi Sixbert ko mu by'ukuri iyo tuvugana n'abantu ubona ntacyo bafite kuvuga, barakuba bati turabireba, tuzakomeza kureba icyo tubikoraho. Ubu ngubu yifashe bite? Tujya twumva ngo abadiplomati b'i Kigali bagiye gusura Victoire Ingabire, iyo bagiye kumusura bamubwira iki, ababwira iki? Ese amahanga mubona yifashe ate kuri icyo kibazo? Muri rusange bamwe koko mu bajya kumureba baturutse muri za ambasade, cyangwa ndavuga abahagarariye nk'ibihugu byabo mu Rwanda cyangwa abakozi bo muri za ambasade, benshi bavuga bati za leta z'iwacu ziho ziratubaza ibyo bintu uko bimeze, cyane cyane ko hari bagenzi bawe bagiye basobanura banerekana ibibazo uko bihagaze, ndetse hari n'abantu b'iwacu bagiye bakurikirana ibya hano bakaba babona ibibazo uko biteye. Ese urabona uru rubanza rumeze rute, umeze ute? Cyane cyane icyo nabonye nuko bajya kumureba bahangayikishijwe n'ikibazo cy'ubuzima bwe, cy'imibereho, mbese kumenya niba ameze neza. Ikindi gukurikira ko ngo banabazi bumve iby'urubanza uko rumeze, nubwo bikurikira ariko no kugira ngo nyir'ubwite abibwirira ati nanjye dore uko mbibona. Mu by'ukuri rero nk'uko mwabivuze koko, aho tugenda dusobanura hanze, abantu muravugana, iyo mwerekanye ikibazo cy'imitegekere mibi y'u Rwanda, ikibazo cyo kubura ubwisanzure mu Rwanda, baravuga bati natwe ibyo turabibona. Uko tuvuganye na Kagame cyangwa n'abantu bakorana nawe, icyo kintu tureca akatwemerera ko agiye kubikosora. Nyamara uko abikosora ni nka kuriya, nka Mushayidi urubanza rwe rwageze mu rukiko rw'ikirenga bati nakomeza afungwe burundu. Ni nka kuriya abantu bafungwa nyine, hari nka Bwana Sharel Ntakibiti nk'agize Imana ararekurwa, ariko ari kuwarangirira igihano cye cy'imyaka 10 yakatiwe. Habe n'aka kantu ko kuvuga uko kugira ngo Kagame agire isoni ati uyu muntu nafungiye ko yashinze ishyaka rya politiki, yabaye minisitiri muri guverinoma yanjye, uyu muntu twaricaranye twarasangiye. Habe no kugira isoni nibura ngo narangiza icyakane cy'igihano cye avuga ati nata. Hari mu by'ukuri abantu tugenda dusobanurira barabyumva, baravuga bati turabireba, ariko kiriya gihugu ni icyanyu, ni mwebwe ubwanyu mugomba gukomeza mugasobanurira abategetsi banyu ko ibyo bariho bakora atari byo. Natwe uko tubabona tubabwira, kandi koko barababwira. Ngira ngo mwumvise nka Ambasaderi Susan Rice ubwo yasuraga u Rwanda, nawe yaravuze ati inshuti
nyanshuti zibwizanya ukuri. Hano ibyo mukora si byo. Ngira ngo mwumvise ibitutsi Kagame yamututse, yaza kuba umunyarwandakazi nabo ngo yarakatiwe nk'imyaka 50 cyangwa se burundu, cyangwa baramuciye umutwe, cyangwa n'umutwe barawuciye. Ibitutsi yamututse inshuro nk'ebyiri ku mugaragaro. Yaza kuba ari umunyarwandakazi ari mu Rwanda ntabwo bakiriho, ntabwo akigenda, abafunze cyangwa se yarapfuye. Yaba ari no mu mahanga akaba yarakatiwe cyangwa se baranohereje ibitero. None kuri icyo ngicyo unavuze unasobanuye neza imyifatire y'abanyamahanga niyo bamubwiye cyangwa se batamubwiye, ubwisomo twebwe abanyarwanda tuvanamo ni nk'iriya. Isomo mu by'ukuri ni uko igihugu ni icyacu. Abanyamahanga mbese nakimuhana kazi imvura ihise. Hari inshuti nyanshuti z'u Rwanda koko, ariko izo nshuti nazo zikaba zikurikira amakuru uko ziyasoma mu bitangazamakuru, kandi nabyo leta ifite imbaraga kubera ko irasahura, ifite umutungo, ifite iki, ifite ukuntu igenda itambutsa amakuru hirya no hino inayobya abantu. Noneho ibyo bintu bakabikurikira ko bakavuga bati ni mwebwe ubwanyu muzahaguruka mukavuga muti igihugu ni icyacu, turashaka ko gitegekwa gutya. Ahantu abaturage bagiye bahaguruka muri iyi minsi ishize, muri za Yemen, muri za Syria, muri Libya, mu Misiri no muri za Tunisia, abanyamahanga biragaragara ko bavuga bati aba baturage ibyo bariho bavuga ni mu byumve, ni muhagarare mwumve ibyo abaturage bariho bavuga. No mu Rwanda rero naho mu by'ukuri ibyo kwirirwa tunwigira abantu bavuze induru hirya no hino bati ibintu nta kigenda, igihe kirageze kugira ngo abanyarwanda bahagarare barebe mu maso wa wundi ushaka kubashyira ku munigo, bavuga batari kubura tuniga ubundi urinde. Igihe kirageze abanyarwanda nibahaguruke, amahanga yarabibonye ko bari ku ngoyi, nibahaguruke bati ingoyi ntitukishaka. Dushingiye no twubakiye ku byo kuri icyo ngicyo urangirijeho, nibyo koko abanyarwanda bahangayikishijwe n'ifungwa ry'abandi abanyarwandakazi, bahangayikishijwe n'ifungwa rya Victoire Ingabire na bagenzi be. Abantu bajya kumusura, bajya kubasura aho bafungiye. Hanze aha ngaha ku byo dushoboye turakomeza tukabivuga cyangwa se tukajya mu myigaragambyo, ariko muri rusange iyo urebye imyifatire nanone y'abanyarwanda, uretse wenda abo mu gihugu twavuga tuti bafite ubwoba, ntabwo bakwigaragaza cyane kubera ingaruka zo kwigaragaza mu gihugu uko zimeze, ariko ibyo ari byose FDO inakorera mu gihugu, nubwo ibyo ishobora gukora nabyo biri atari byinshi kubera nyine uko leta yabyifashe kubura ubwisanzure. Ariko muri rusange nanone iyo urebye hanze aha ngaha ubona igice kinini cy'abanyarwanda bisa nkaho bafite wa mutima wo kuvuga ngo ntibindeba. Urabizi niyo twahamagaje imyigaragambyo, yego kuko bimaze kugaragara ko abanyarwanda bamaze gutera inini intambwe no gushirika ubwoba, ariko mwabwira iki abanyarwanda bumva ibintu nk'ibyo ngibyo ariko bigasa nkaho bitabareba? Wenda bavuga bati ibyo ni ibya FDU, wenda ibyo ngibyo ni ibya Victoire Ingabire, wenda ibyo ni ibya kanaka. Abantu nk'abo ngabo wababwira iki? Mu by'ukuri abanyarwanda mpereye muri rusange, abanyarwanda iyo myifatire kugira ngo bagire ubwoba cyangwa se bagende bikandagira ifite aho ishingiye hakomeye cyane. Amahano yabaye mu Rwanda ejo bundi, nta nubwo ari kera. Jenoside yabaye mu Rwanda, hagapfa abantu miliyoni na miliyoni, hagahunga abantu miliyoni, abantu bagakomeza gupfa, n'ubu abantu bakaba bagipfa. Abanyarwanda nibo bibaho, barabibona, barabireba. Birumvikana ko rero nubwo bavuga bati ukurikirana umuntu byageraho ukamumara ubwoba, birumvikana ko n'ubu ufite nawe bufite ishingiro. Ariko rero icyo tubona nuko nabo ngabo bavuga bati ntibindeba, birayena n'iby'abantu bari mu bya politiki n'ibindi, nabo ubwabo hari ugira atya akigira mu tuntu twe akareba ukundi kuntu yiberaho gutya,
bwacya ya leta y'igitugu abantu bavuga bati nyamara iyi leta ni igitugu nta n'umwe izaha amahoro, nawe muri twa tuntu twe yari yibereyemo bamugeraho ati nyaboneka nanjye nimuntabare. Biriya biriho biragenda byereka abanyarwanda ko umuti w'ibibazo biri iwacu, kureba buri munyarwanda wese, kuvuga ngo ibi bintu ntabwo bindeba, bizamureba byanze bikunze. Nta hazabihungira igihe cyose ari umunyarwanda, nta hazabihungira, mbese amahoro nyamahoro tuzahabwa nuko tuzagira leta itadutoteza, leta itadukurikirana aho turi, leta yemera ko umunyarwanda ari umunyarwanda akagira ukwishyira ukizana aho ari hose. Icyo rero nabwira abanyarwanda bari hirya no hino nuko mu by'ukuri ibi byose tuvuga bitameze neza mu gihugu cyacu. Ni igihugu cyacu, ni igihugu cyabo, byanze bikunze bagomba kugira uruhare mu gushaka uwo muti, bagahaguruka bakumva ko atari abanyamahanga bazaza kudukemurira ibibazo, ko nabo ubwabo babifitemo uruhare. Ikindi noneho ari abakuru bariho basaza, bamenye ko ari wo murage bazasigira abana babo. Ni byiza ko igihugu cyacu tugitunganya kikamera neza, kikagira ubutegetsi nyabwo, bityo n'abazadukomokaho bakazavuga bati bariya abantu bagezeho basubiza amaso inyuma, bati twubake igihugu nyacyo koko. Reka dufate ikindi kibazo kimwe. Ndabona umuntu ufite inomero iherwa na 8847. Hari icyo ushaka kubaza? Allo? Yes. Allo? 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 Ndabumva. Oui, nitwa Deo mpamagariye Edmonton. Oui. Ikibazo nari mfite kijyanye mu minsi yashize, hari abavuze ko mushobora kuba muri FDU muri mu mishyikirano, mbese mukareba ukuntu, kuko ibi bintu bishobora kurangira mu manza bikarangira uriya mubyeyi abiguyemo, mukaba mwareba uko ahari mwaganira n'abari ku butegetsi. Nagira ngo mbaze niba ibyo bintu bifite ishingiro, cyangwa se uburyo ngo hari n'ibyavuzwe byo gusaba imbabazi, ibyo byo mubona ari ibintu bishobora kuba byatekerezwaho, kuko hari igihe ibintu byo mu manza nyine hari abantu bafite ubwoba ko bishobora kuzarangira nk'ibyo byaba Mushayidi. Kandi kabazo ka kabiri katajyanye n'ibyo neza, ni ukubijyanye n'ishyaka ryanyu, naryo numvise ko ryacitsemo ibice. Ubwo mubona ubwo buryo nabwo atari nk'uburyo bwo guca intege, mbese uwo mwohereje ngo batangirize ishyaka mu gihugu? Murakoze. Murakoze. Mu by'ukuri yenda aho nahera ni ku kibazo bavuga ngo cy'imishyikirano hagati ya FDU na FPR Inkotanyi ku byerekeranye n'ifungurwa rya Victoire Ingabire. Iyo mishyikirano ntayigeze ibaho. Icyo tuzi ni uko hagiye haba ibintu by'amayeri, inzego z'iperereza zikagenda zijya kumushaka muri gereza, zivuga ziti niwemera ibyaha cyangwa se niyo wakwemera na kimwe ibindi twabikuraho, cyangwa se tukareba ukuntu twumvikana, ukareba ukuntu ujya kwirebera abana, ibi bintu bya politiki n'ibindi ukabireka ukabivamo. Yabasubije ko icyamuhagurukije atarabewe ko afite umuryango, atarabewe ko afite abana, ko yaje mu gihugu kubera agahinda n'amarira yabonanaga abanyarwanda. Ati nicyo cyamaninze hano muri iki gihugu, nje kugira ngo nkorere politiki hano, mfatanye n'abanyarwanda bahari, turebe ko twakubaka igihugu mbese buri wese yisangamo. Ati rero igihe cyose ibyo bintu iyo ngoyi nkiyibona muri iki gihugu, igihe cyose nzaba ndiho ni hano nzakorera politiki. Niba mushaka ko tugira ibyo twumvikanaho, ngomba gufungurwa tukavugana imbona nkubone, ntari umunyururu, ntari ku ngoyi. Aho ngaho ntibashoboye kumvikana. Ibyo rero kuvuga ngo gusaba imbabazi n'ibindi, arabizi neza ko ari uburyo bukoreshwa buri gihe. Nta bantu buriya butegetsi bwagiye bufunga butagiye bubwira buti saba imbabazi, numara gusaba imbabazi ikibazo cyawe turakiga. Nk'urugero rwa bugufi navuga yenda rwerekeranye n'umuntu wari waratwinjiyemo muri FDU Inkingi, umuntu witwa Ntawangundi. Baramubwiye bati saba imbabazi, dore Gacaca yaguciriye urubanza,
atese tubundi ati gacaca nshyira urubanza ni yahehe n'iryari, baramubwira tuzavuge iki n'iki. Imbabazi arazisaba, amaze kuzisaba baravuga bati imbabazi zawe ntabwo zuzuye, imyaka 17 twari twagukatiye cyakora tugabanije 2, imbabazi zawe ntizuzuye. Noneho ubutaha aritoza pe, aragenda arapfukama arahenura asaba imbabazi, avuga n'ibyazi n'ibyo atazi n'ibyo atabonye, igihano bakigumisha. Mu by'ukuri abantu barabizi ko ibyo kuvuga ngo abantu ntibasaba imbabazi ni ugushuka abantu kugira ngo bate mu mutego. Ikindi Victoire Ingabire ntabwo ari umwana, ntabwo ari umuntu bashukisha duhenda abana, icyamuhagurukije arakizi. Ubwo bwoba ndumva abantu badakwiye kubugira. Kuvuga rero ko ibibazo byazarangira nk'ibya Mushayidi, nigeze kuvuga yuko urega ni nawe uca urubanza, kandi urubanza aruca uko ashaka. Urukiko mu by'ukuri ni nk'ikinamico. Urubanza nyarubanza rucirwa mu biro bya Kagame, muramwumva hagiye anyura hose agenda avuga ati mfite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ibyaha tumurega yabikoze. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri urubanza bararuciye. Kuvuga rero ngo urubanza rwazarangira gutya na gutya, igihe urega ari nawe uca urubanza aruca uko ashaka. Abanyarwanda ahubwo ikibazo ni twebwe kiriho, tuzabyemere cyangwa. Hari ikindi kibazo mubajije cy'ibice byo muri FD inkingi. Birumvikana ko iteka y'abantu bashyize hamwe ari benshi, ntabwo mushobora kugenda mutera intambwe mwese icyarimwe ngo habure abasigara inyuma, habura abagenda bakebaguzwa, habura abagenda bagira n'izindi nyungu mbese zigenda zinabarangaza. Ibyo ntibyabura. Kuvuga rero ngo byaca intege uriya mubyeyi, ahubwo intege yazicika ari uko abonye ibitekerezo yaharaniye yarwaniye, bya bitekerezo abantu batari kibiharanira barabiharanira, kandi ishyaka uko yarisize rirakomeza kugenda ritera intambwe, rirakura buri gihe. Yavuye mu Burayi agiye mu Rwanda, mbese kugira ngo ishyaka rikore ku mugaragaro. Ni nabwo mu Rwanda abantu batangiye kwinjira mu ishyaka ku mugaragaro, bashyiraho n'ubuyobozi bw'ishyaka mu gihugu. Mu by'ukuri kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu abarwanashyaka barakomeza kugenda biyongera, haba mu gihugu haba no hanze, n'abantu baragenda bakanguka. Nk'urugero nk'imyigaragambyo ijya iba hirya no hino, nubwo atari FD inkingi ibiri mu myigaragambyo yonyine, haba hari n'andi mashyaka n'abandi banyarwanda batari no mu mashyaka. Birumvikana ko biragaragara ko abanyarwanda umwuka wo guharanira ubwisanzure, uburenganzira bw'ikiremwa muntu uragenda ubacengera. Ngicyo kimwe mu byahagurukije Ingabire Victoire, arakibona buri munsi, arabona ko iyo ntambwe iriho iterwa. Aterwa isoni ahubwo n'aba bandi twigeze kuvuga, bavuga bati ni mujye hariya mujye gusobanura akababaro k'abanyarwanda, ugasanga bigiriye kwihakabyizi, bakaba ntibindeba, mwe nabo nibamuca intege. Naho muri politiki abazazana izindi nyungu zabo zituma bagenda bakibaguzwa bagira bate, abo ngabo ntabwo ari bazamuca intege, kuko ntabwo ari bwo kinjira muri politiki, ntabwo yafunzwe ari bwo gitangira politiki, kandi benshi muri abo ngabo aranabazi, yari yaranabarebye ku buryo ahubwo bavuga ati niba ati bibaye nko kuri kanaka byantangaza, atari ko ababandi cyangwa se uriya n'uriya yenda se n'abantu bakeneye kugirwa inama kugira ngo nabo bakomeze bafatanye n'abandi, bakomeze baharanire ibyaduhagurukije twese. Murakoze. Hari umugabo witwa Idi Amin, abantu bakiri batoya ntabwo bamuzi, ariko nkatwe twakuriye mu Bugande turamuzi, ngira ngo namwe aho mwabaga mwakurikiranaga iby'engwara, sinzi niba ari igiparu gusa. arabavuze ngo yigeze kumva radio Uganda ngo itangaza ko ibintu bimeze nabi, nuko si ni radio Uganda, ni radio yo hanze. Sinzi ibyo yavugaga abaye nka za BBC cyangwa za y'abanyamerika ivuga ko ibintu bimeze nabi muri Uganda, ngo arahaguruka n'imbunda ye arayirasa. Ntabwo mvuga ko Kagame ariko ari bubigenze yumva ibiganiro nk'ibi ngibi, ariko icyo nzi ko akora nuko ibiganiro abikurikiranira hafi,
cyangwa se bamaneko be bakamubwira ibyavuzwe. Sixbert uhuye na Kagame cyangwa se muri iri joro niba yumva iki kiganiro, hakaba hari inama y'ikintu kimwe wamugiraho, wamubwira iki ku byerekeranye n'urwo rubanza rwa Ingabire n'abandi bose bafunzwe ndetse n'ibibazo igihugu gifite? Icyo nabwira Kagame nta nubwo ari ibya Ingabire gusa, icyo nabwira Kagame ni ugusubiza amaso inyuma, agasoma isi, agasoma amateka y'isi, agasoma amateka y'abantu bose bagiye bategekesha igitugu n'ukuntu bagiye barangiza. Noneho icyo yabisomamo bwacyo kikamwumvisha yuko amahirwe ye n'amahirwe y'abantu bake cyane bari kumwe nawe muri ubwo butegetsi ari uko bemera kuganira n'abandi, bakemera ko abanyarwanda twese igihugu ari icyacu, twese tugifiteho uburenganzira, maze twese tugaharanira ubutabera nyabwo, ubutabera butavangura, maze koko abanyarwanda tukubaka igihugu tucyubakanye twese hamwe, kandi abantu bose bafite ibyo bakurikiranyweho, baba Abahutu baba Abatutsi, bakabisobanura imbere y'ubutabera, buri wese afitiye icyizere. Icyo nicyo nabwira Kagame. Ntabwo namubwira gusa ikibazo cya Ingabire, namubwira n'ikibazo cy'abandi bose bafungiye ibya politiki, nkamubwira n'ikibazo cy'abandi banyarwanda benshi, nabo munyarwanda wo hasi rwose, n'abantu batavuga batazi nawe urengana. Nihabeho mu gihugu uburyo butuma nta muntu urengana, n'urenganye arenganurwa. Nicyo nabwira Kagame, kandi ntibwaba ari ubwa mbere ngize icyo mubwira twicaranye. Murakoze Bwana Sixbert Musangamfura, turagushimiye cyane ku kiganiro cyiza ugejeje ku banyarwanda. Turabashimiye mwese abamaze hafi isaha mukurikirana ibi biganiro, iki kiganiro. Turabashimira namwe mwashoboye kubaza. Tubibutse ko radiyo Itahuka ni radiyo yanyu mwese, ivugira abanyarwanda bose. Dukomeje kubona ibitekerezo mutugezaho, haba kuri email, haba kuri telefoni cyangwa se kuri za Facebook. Inama mutugira turazizirikana cyane, muduhe igihe, mutwihanganire buhoro buhoro. Uyu mwana wavutse ariyo radiyo Itahuka, buhoro buhoro azagenda akura, agerageza kubwira abanyarwanda no kugerageza kumva ibitekerezo byabo no gutuma babisangira. Ubwo rero abo mu Rwanda mugire umunsi mwiza, ubwo hagiye mutangiye igitondo, ahandi hirya no hino abagiye kuryama mugire ijoro ryiza. Ngira ngo tubibutse nk'icyo duhora tubabwira ko urugamba twatangiye byanze bikunze ari twebwe tuzarutsinda, kandi ko Kagame n'agatsiko ke bazatsindwa. Ubwo rero mugire amahoro y'Imana, naho ubutaha. Murakoze. Murakoze. Murakoze.